Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Dukomeje gushimira ikaze. Ndashimira abaje uyu munsi nabo twari kumwe ejo, abo twatangiranye ejo mu gitondo, twabanye n'abandi twabanye nimugoroba, n'abandi baje uyu munsi, abo tuziranye n'abandi tubonanye uyu munsi. Nabyo bibaye impamvu yo kumenyana. Abo bose Imana imuhabwe icyubahiro kubw'iki giterane. Turashimira kandi umushumba w'iri torero n'abo bakorana, n'izindi nzego zose, ministeri zose zikorera mu itorero, yaba ministeri, yaba papa, yaba mama, y'urubyiruko, y'abana, n'izindi ziba zishamikiyemo. Izo zose, abo bayobozi bose barangajwe imbere n'umushumba, twongeye kubashimira. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha gutegura ibi bihe. Hari abo ndi kunyuzamo amaso nkabona duherukana kera, ntabwo nakwirirwa mvuga amazina kuko hari abo navuga bamwe, abandi wenda nkabasiga, ariko abari hano bose Imana ibaha umugisha kubwo kuza gutarama. Reka dusome Zaburi ya 18 murongo wa 35. Nayivomye muri biriya byanditswe turimo, urwandiko rw'Abaefeso ibice 6 murongo wa 11. Niho nakurikiranye nza kugwa kuri iyi Zaburi y'intambara. Turimo turiga uko twarwana intambara y'umwuka, tugatwara intwaro zose z'Imana. Mu ntwaro Imana yaduhaye turasoma Zaburi ya 18:35. Twari kuyisoma yose, ariko reka duhere kuri 35. Abahageze dusome mu izina rya Yesu. Amen. Yigisha amaboko yanjye kurasana, bituma amaboko yanjye afora umuheto w'umuringa, kandi yampaye ingabo inkingira, ariyo gakiza kawe. Ukuboko kwawe kw'iburyo kurandamira, ubugwaneza bwawe bwanteye ikuzo. Intambwe zanjye wazaguriye inzira, ibirenge byanjye ntibyanyereye. Nirukanye ababisha banjye mbageraho, sinagaruka batarimbutse. Narabaneguye ntibabasha kubyuka, narabamenaguye ntibabasha kubyuka, kandi baguye munsi y'ibirenge byanjye. Amen. Iminota mfite ndagira ngo nanjye mbatumire. Amen. Nanjye ndabatumiye kugira ngo nkomereze aho ibikorwa byiza bigeze. Abaririmbyi baturirimbiye Imana ibaha umugisha. Umuyobozi wa gahunda Imana imuha umugisha. Abakoze ibikorwa byose Imana ibaha umugisha. Ubanza iki Kinyarwanda mutakicyumva, ndimo ndavuga ngo Imana ibaha umugisha bakandeba gusa. Mugize iminsi nyine mubishobora kuba mutakikibuka neza, ushobora kuba mwaramenyereye Igiswahili. Abaririmbyi nta numwe wigeze avuga ngo amen, kandi nta rindi jambo mfite ryo kubashimira, ni ukubabwira ngo Imana ibaha umugisha. Iyo umuntu akwifurije neza akabona ntubyakiriye, atekereza ngo none yagize nabi.
umugabo umwe yatwaye umuntu amuhaye lift mu modoka, amugejeje aho yamubwiye ati vamo, wa muntu avamo arakomeza. Wa muntu wamutwaye ategereza ko amubwira ngo urakoze, abona waba aracecetse, aramuhamagara ati garuka. Aragaruka, injira mu modoka, arongera arayatsa, amusubiza aho yamukuye. Unatese bigenze bite wowe ndagufashije mu rugendo, none kuri amusohoka gusa habe no kuvuga ngo murakoze turayisangiye se? Rero hari ibintu byinshi mugomba kujya mugerageza, tuba twabikoranye umutima mwiza. Amen, haleluya. Ni nka kwa kundi namwe iyo muhagaze hano ukabwira abantu ngo tuhe Imana icyubahiro, ukabona bamwe ntibazamuye, mwe bizabibafasha aho. Noneho namwe muze nimwicara mufashe n'abandi bahagurutse, twese dusaranganye. Amen. Ndumva ntongera kwivuga, abaza gukenera amateka yanjye magufi navuze, baraza gukurikirana amateraniro y'ejo hashize. Reka rero mvuge kuri iri jambo uyu mugoroba cyangwa se uyu munsi wa kabiri w'igiterane. Duherutse mu giterane cyitwa Afrika Haguruka, umugabo bari babwiye gutanga seminari arahaguruka, ari ugiye kubwiriza, aratubwira ngo yasenze nijoro asaba Imana ngo imuhe ijambo cyangwa se insanganyamatsiko cyangwa topic bari kubwiriza, Imana imufashe ayivuge neza, agira ibihe byiza. Noneho ngo asenze, Imana iramubwira ngo ntabwo ari wowe uri bubwirize. Arikanga cyane, aravuga ati se biragenda bite, ninde ubwiriza? Ngo akomeje gusenga, ngo yumva ijwi rimubwira ngo harabwiriza umudamu we. Ati se ndabwira abantu nje watumiwe, nje uri kuri afishe, mbwira abantu ngo harabwiriza umudamu wanjye, barabyumva bate? Akomeje gusenga, umwuka aramubwira ati niko nahisemo, wewe nugera mu materaniro mwakire abwirize. Nari nicaye aho ngaho, ati none ga mwabantu ntimuntera amabuye, ntimuntekereza ukundi, nanjye ni umwuka, none ngo umudamu naze abwirize. Umudamu arahaguruka, ariko umwuka wera agira amakuru. Amen. Uwo mudamu yarabwirije, ndafashwa, ndagira ngo none ni njyewe yari yaziye. Amina. Sanga umwuka wera yambutse imipaka, yageze ku bayumbe bose. Kandi iyo bavuze abayumbe, hari bamwe gabaza bikuramo, uko twese turi abayumbe, keretse wowe wikuyemo gusa ni akazi kawe. Ariko Imana yaraduhamagaye. Haleluya. Imana yaraduhamagaye ngo tuyikorere. Nari mbizaniye iki? Nari mbikuye, nakomeje gusoma ndasenga, kuko ubu nta kandi kazi mfite. Naje gusenga no gutekereza kuri iri jambo, ariko nababwiye ko iyo abantu bantumiye, njyewe mpaguruka mu nzira zibiri, mba naje nzi ngo hari abantu Imana igiye gufasha, ariko nanjye igiye kumfasha, kuko ibyo yambwirira Nyamata nambutse umupaka ishobora kumbwira ibindi, kandi ndashima ko yatangiye kubimbwira. Haleluya. Kandi cyane njyewe ndashaka ngo nubwo nabibwira abandi, ibanze imbwire njyewe, tuvugane njye nayo, kuko tumaranye imyaka, twarabanye, twarataramanye, turaziranye nayo. Nje hari umugabo witwa Warren urimo guhindura amateka muri iki kinyejana, yanditse igitabo cyitwa ubuzima bufite intego. Harabakibonye, harabagisomye. Gusoma mu banyafurika bisa nkaho byabaye ikibazo, ariko njyewe umunsi nkibona, twari ahantu mu giterane aho bita Muhanga, nari nkiri muri ADPR, ariko numva mfite amatsiko yo kumenya ibintu byinshi. Nakuze mfite amatsiko yo kubaza abapasiteri, bwo kankurikiranye nyine nanjye nkabawe. Ariko uwo munsi mbonye icyo gitabo, titire yonyine yatumye nkigura,
ntakatuje amafaranga, cyanditse ngo ubuzima bufite intego. Noneho numva birasa nkaho bigiye kumfasha nyine, kuko ubuzima bwinshi, abantu benshi tubaye mu buzima bw'akajagari, tubaye mu buzima bwaduhangayikishije kugeza n'uyu munsi. Umuntu agatangira ari umwana akarinda aba asaza akiri mu kavuyo, yashaka guhindura ibintu bikanga. Hanyuma funguye ngiye gusoma, sanga afite amabwiriza yashyizeho. Aravuga ngo gusoma iki gitabo ngo uzagisoma iminsi 40 udasiba, ngo ni wowe uzahitamo kugisoma mu gitondo cyangwa nijoro cyangwa ku manywa, ariko uzajya usoma chapitre imwe umunsi wa mbere ugirangize kugeza iminsi 40. ngo kandi niba ubyemeye hepfo wandika amazina yawe usinye. Igitangaza uko uyu mugabo tuvugana yicariye muri Amerika, ka gatima gakiwacu ko muri Afurika ko gusuzugura ibintu karambwira ngo ese ntasinye yongira gute? Ariko undi mutima uhita umbwira ngo amahame ga abandi bateye imbere, abandi bateye imbere bageze kuri, nabamenyereje ubwonko bwabo kutagira ibintu basuzugura. Nusinya umenye ko ugomba kubahiriza iyo minsi 40. Uwo munsi sinasinye, ndavuga ngo kuganosinya nkikoraho, bene ibiganiro bizabikinishwa. Ngo buke nagaruka ngo nsubiremo, ariko kubera chapitre nabonyemo ndasinya, shyiraho gahunda yo kuzajya mbyuka saa 10 z'ijoro kageza mu gitondo. Noneho ngo nsome chapitre ziransaza, zihurirana n'ibyifuzo natekerezaga kera nkiri umusore mutoya w'imyaka 15 17, ahantu mu Minembwe ku Kabingo. Umwuka ni igitangaza. Uzi ko umwuka ashobora kuba ahantu munsi yibuye, wazamuka imusozi ugasanga naho niko yababwiye. Nubwo nje ntanditse ibitabo, ariko ibyinshi narabisomye, sanga arimo arasubiza ubuzima bwanjye. Ndagenda iminsi 40 ndayirangiza, ariko chapitre zimwe yagiye agarukaho. Iya mbere yaravuze ngo iyi si nyibereye mwiki. Amen. Naje mu isi kugira gute? Arangije aravuga ngo iyi si ngo icyambere ntabwo uri impanuka, ngo umunsi uvuka Imana yarasetse, ngo indeshyo yawe n'uruhu rwawe ndetse ngo n'umusatsi wawe ngo biri mu mugambi w'Imana. Hanyuma aravuga ngo nta bandi bantu Imana yari gukoresha ngo babyara umuntu umeze nkawe, ngo uretse papa na mama. Arigira imbere ngo agere hirya, aravuga ngo n'umwana wavutse mu buryo butemewe n'amategeko, ngo umugambi w'Imana umwihisha inyuma. Igitangaza. Mbese uyu mugabo ameze ate? Noneho ngo agera ahantu yigira ahandi, aravuga ngo gukuzwa n'ibigeragezo. Niwe mugabo wanzamuye anshyira ku rwego rwo kwishimira intambara no kwishimira kugeragezwa. Aho ngeze uyu munsi, nubwo woza n'amabuye, nubwo woza n'ibiti, nubwo wavuga amazina yose, nubwo waza n'ibitutsi byose, umutima wabayibuye nasobanukiwe ko umugabo umwe yaravuze ngo niba gutera amabuye bakurwanya, ngo ujye uyarunda ku ruhande, ngo umunsi umwe azagufasha kubaka fondasiyo y'ubuzima. Haleluya. Ngo abantu niba gutera amabuye, wowe ngo ntukayajugunye, uzu yashyira ku ruhande, ngo nujya gutangira ubuzima uzayubakisha fondasiyo. Ndavuga nti uyu nawe yarakubiswe, uyu nawe barayamuteye. Amina. Oh haleluya. Noneho ngo arangize, ye baba we, Mana we, ndakangurira abayumbe bari muri iki giterane gusenga Imana no gusoma. Mujye musoma ibitabo. Amen. Protokole njye kubasaba mwicare ibintu birayobye. Umuntu niyinjira mu mwihorere areba intebe zirahari, kandi nayo bakansanga aha
ndajya kumwereka aho yicara. Kuko ko muratambika hariya abantu bose bakareba hariya, kandi nanjye iyo mpagaza ngira inda nini, mba mfite uburoho, mashaka ngo abantu bankurikire. Haleluya. Siko kwiza ngize nabi. Amina. Noneho nijoro ndi gusenga ngize ngo nkurikirane ibi byanditsweho nagejeje nimugoroba. Abo twari kumwe nimugoroba nababwiye ngo abo turwana nabo sabana. Nurwana na mukuru wawe, ukarwana na mushiki wawe, ukarwana na so, ukarwana na muramu wawe, ukarwana na so bukwe na nyoko bukwe n'abandi, ukabona nibo muhanganye, uzabaveho, uzabarenza amaso. Bayobowe n'indi myuka yabihisha inyuma kugira ngo ikunetralize, igutera ubwoba. Nubona mujye mumenya ko abantu bahangana, abantu barwana cyane, ni abantu baziranye. Hari uwavuze ngo adui wa mtu ni wa nyumbani. Nta muntu wo gusebya ngo bikubabaze nk'umuntu ukuzi neza. Umuntu uzi mwabanye mukiri abana, uzi amakosa yawe ndetse uzi n'amazina bakwita gukira umwana, uwo muntu arakuzi cyane. Iyi myuka yo mu isi y'umwijima yaramutse imukoresheje, niwe muntu wagukubita akakubabaza cyane. Ariko ndabwira umuntu muri iki gitera, intambara zose urimo kurwana, renga abo mufitanye ikibazo, utekereze ko ari indi myuka irimo kubasunika kugira ngo bagucecekeshe, ureke kwizera Imana, ureke kuyiririmbira. Ejo bundi hari umupasiteri watubwiye ngo yahoranaga, ngo yagiraga umukristo w'umudamu waririmbaga cyane ku kiriya kanezerwa buri kiriyo cyose, ngo buke wa mudamu kubera ukuntu anezerwa mu kiriyo, ngo abantu bararuha baravuga bati kandi uyu muntu, ese uyu muntu we uzunezerwa abantu bapfuye, uyu we ni muzima? Bati mumurebe neza. Wa mudamu amakuru amugezeho ngo buke kiriyo kimwe ntiyaririmba. Pasiteri ngo batahate se wabaye gute utaririmbye? Ati pastor, abantu urabaza ngo bavuzaga ngo ndaketse. Uketse iki? Ngo nshobora kuba mu bantu batashe ngo nanjye mfite mu ruhare. None ga nabiretse abadaketse ga baririmbe. Urumva iryo sasu ngaho ibaza uwo mwambari. Ni ukuvuga ngo ibyo turi kurwana nabyo, amen, byo bizi neza, bizi umutima wawe, bizi ko ushaka gukorera Imana neza, bizi ko ufite ishyaka, bizi ko utekereza kugirira abantu neza. Nicyo gituma bigukubita, bikagukubitisha bene wanyu, bikagukubitisha inshuti zikakuvaho, abari bagushyigikiye bakakurwanya. Ariko uyu mwana, amina, iyi zaburi yambwiye ngo Imana igiye kwigisha amaboko yawe kurasana. Haleluya. Igiye kwigisha amaboko yawe guhangana. Amen. Ndaza kurivugaho, ariko nijoro murababarira ntabwo nabonetse muri kesha, kuko ubwo nyine nishe protocol. Ubwo mbisabiye imbabazi, kuko kuri gahunda yari amasaha yo kubwiriza mu gitondo, kaza ni mugoroba, kaza muri kesha, kaza uyu munsi ni mugoroba. Iyo keshaga nayisobaganyije yavuyemo. Ariko si kwa ubaya umugani wanyu, nanjye nari nkeneye kuruhukaho gatoya. Kuruhuka gabije vuba. Abayumbe bakera uwavugaga ngo arananiwe kwari ukuvuga ko yatakaye mu mwuka. Ariko bana we, ndaje mbabwira andi makuru umwuka yampaye kuvugaho gatoya. Amen. Haleluya. Aya maboko ndaza kukubwira ukuntu Imana igiye kuyigisha kurasana, kandi ntuzarase mwene wanyu, nturasa amaraso yawe. Ndakwereka aho uzajya werekeza amasasu, kugira ngo Dawidi yavuze ngo nirukankanya abanzi banjye ngo sinagaruka batarimbutse. Dawidi ni umurwanyi wa kera, w'umuhanga, w'umunyamwuka, ariko kandi w'umuzayifu, wagiraga intege nke,
ariko akamenya kuzitahura no kuzikuramo vuba. Amen. Naje gutekereza ndavuga ngo nari nabanje kuvuga ngo wenda uwaza gusaba umwanya mutoya kamera bakaba bayikuyeho, ariko ndavuga ngo ntacyo, ubwo Imana yayizanye nayo reka tubwire isi, ni igihe cyo kuyibwira. Amen. Oh haleluya. Narimo ntekereza hari ibintu ngize iminsi numva mu mutwe cyangwa mbigana imyaka myinshi n'ibitabo nagiye nsoma. Umunsi umwe nabonye nakurikiranye filime y'urupfu rwa Lumumba, wigeze kuba ministre w'intebe wa Kongo, ngira ngo ndababara ndakomereka, igikomere nkimara n'imyaka myinshi, senga Imana ngo izamfashe. Noneho bituma ntangira gutahura amateka, niza amateka y'itorero, niga amateka y'ibindi, ndabikurikirana, ndeba aho nakuriye, ndeba amakuru natangiye kumenya, menya ubwenge, ndeba ubuzima nakuriyemo, ndeba ubuzima aho natangiye gusenga n'imyaka maze nsenga no gukorera Imana nivuga butumwa. Dusanga ababyeyi bacu bafite Imana, barayidutoza, Imana iraduhamagara. Tekereza ibintu byinshi, ngo buke umuhamagaro uraza, tangira gukorera Imana. Nikorera ahantu hadafite amahirwe menshi yo kwagura ivuga butumwa, kubera nyina ahantu twari dutuye, ariko naho heza. Isi ihinduka byibura nyuma y'imyaka 30 haba hahindutse ibintu byinshi. Imyaka 30 kuva mu mwaka wa mbere ugaza muri 30 hahinduka ibintu byinshi. Ubu bitangiye guhinduka. Imyaka 30 yuzuye ejo bundi kuri bamwe, uhereye muri 90 ukageza 2004 cyangwa 1994 kugeza 9 ejo bundi 2004, imyaka 30. Muri iyo myaka ubu ngubu abantu batangiye kwifuza aho babaga mbere, kubera kubona ibintu bihindutse. Noneho ndeba nkurikirana amakuru y'itorero n'imisengere, nkurikirana ubuzima abandi babamo, sanga abantu twaturanye nabo nta makuru, singiye kuvuga amazina yabo murabazi. Noneho sanga twese turi mu makuru asa nkaho adasobanutse neza. Nukuvuga ngo bigende gutya, guhera mu 1930 abagabo bari uhicogije, ndavuga mu bwoko bwacu, ubwo abandi twaturanye nabo bafite amateka yabo. Abagabo babayeho icogije, uwabazana uyu munsi ukaba ari bo uha amahirwe dufite uyu munsi, bokora ibitangaza. Basatuye igihugu, basatura amashyamba, badafite telefone ngo bavugane, umuntu akagenda barwana n'inyamaswa, batema amashyamba, baca inzira, bararagira, ariko mu mitima yabo bafite indangagaciro zo kubana no gushyigikirana. Ngo buke muri za 40 ubutumwa butangira kubageramo. Ubutumwa bubabuzanywe n'abandi bavuye mu bindi bihugu, ngo babuzane bababwira Imana, ariko nabo basanga bafite Imana. Ngo bahagere Imana barayakira. Mujya mwumva amateka guhera muri za 40 na kangahe abantu batangiye ubutumwa, intambara bahuye nazo, kugeza uzamutse uvuye muri 30 ukageza muri 60. Iyo myaka 30 haba hajeho ubutumwa, icyo bita ububyutse, icyo bita uwamusho, abantu barayakira. Ariko ngo birenge 40, bigeze muri 50 abamisiyoneri bamwe batangira gusubirayo, kuko
wa mugabo nakubwiye n'abandi bayobozi bari bayoboye ibihugu batangira kubabwira ngo mwatuvogereye, mwadusagariye, iki bihugu si ibyanyu, musubireyo. Batangira gusubirayo, basiga Bibiliya ya mbere yo muri 57. Yego 57 nibwo Bibiliya zashe. Abantu batangira kuzisoma, barafashwa. Yawe wa musho bwabo byutse butuma abantu bamenya Imana, bamenya kwandika batarize, bamenya gusoma. Ni ukuvuga ngo ubwoko bwacu development cyangwa se iterambere ryazanywe n'ikanisa. Abamisiyoneri nibo batumye ikanisa ritangira. Abapasiteri barahaguruka bajya kuzana amasomo, batangiye kwandika ku mahuguru, bandika ku mababi y'ibiti. Abandi bajya mu bubyutse bakajya bandikisha amakara, birazamuka ngo birenge 60. Naho ubwo muri iyo myaka impamvu navuze ngo wabazana bari abagabo b'ishyaka b'umutima, bazi kubahana, bazi kumenya umuntu mukuru muri famiye, bakamenya umuntu mukuru uko yubahwa nuko agenda. Ikanisa ngo rizi haba haje ububyutse buzana ibindi nabyo bisa n'akavuyo, kuko nta mashuri yari ahari, nta leta yari ihari ngo ibashyire ku murongo. Ibintu byose byinjira mu ikanisa biba ari ryo rifata. Pasiteri aresha na gapita nibo babaga bari muhana bakomeye. Ntangiye kumenya ubwenge nabo nasanze gapita na pasiteri. Ubwo nanjye ngo nkubita imyaka mikeya mba ninjiye muri wa musho, mba ntangiye kuririmba no kubwiriza no gusoma no kugira gute kugeza uyu munsi. Mutesi urashaka kuvuga iki? Amina. Haleluya. Ndashaka kubabwira Imana ukuntu yatanze amahirwe, ariko uyu munsi tukaba turi kuyapfusha ubusa, tukaba nta makuru dufite. Abari bari icyo gihe muri 30, muri 40, 50 bari abagabo bareba kure. Uyu munsi duhagaze ibyo turi gukora none n'icyo gihe babikoze. Ni ukuvuga ngo twebwe ntabyo turakora, tuzasigira bariya batoya mwumva bari kurira hariya. Bariya abagabo bubatse igihugu, bahagarara ku bwoko, barwana ishyaka, barwana nta bikoresho bafite, barwana n'urukundo no guhana imbaraga, baramenyana, bagiranaga communication. Umuntu yahura n'undi akamuhagarika, uvuye he, urinde, wandi wo kwandi, yumva ntahamenye uvuka he, akamanuka iwabo wa mama we, akagaruka washatse hehe, akagenda mupaka akavuga ngo muri uyu muryango nanjye hari umuntu turi kumwe. Abantu baribwirana, amakuru barayamenya neza, babana neza, basangira kabisi n'agahiye, basangira ubusa, basangira ubukene. Inka zaza zikanyagwa, bwaki indi myaka zikagaruka, bakongera bagasaranganya, bagabirana inka, bahana abageni, ibintu barabikora. Ikanisa ngo riza nibindi. Ariko ikanisa naryo ntabwo ari ikanisa ryagize ikibazo, rizanywa n'abagabo b'abamisiyoneri baza badafite nabo umutima mwiza, niko nabivuga. Batwigisha Bibiliya bijyanye nuko babishaka. Bafata gace gatoya, baradufata, badukura mu isi, batujyana mu ijuru. Baratubwira ngo mwebwe iwanyu ni mu ijuru, kandi iyi si ni mbi, muyange, muyirwanye mwivuye inyuma, murwanye satani, murwanye umubiri, murwanye isi. Maze turahaguruka rero si ukuyirwanya dufata amacumu n'imihoro. Umubiri turawurwanya, uko niko tugenda dusigara. Naho Bibiliya si cyo yari ishatse kuvuga. Murankurikiye? Nabavangiye suko? Amen. Nukuvuga ngo uyu mugoroba ngiye kubabwira, nimugoroba nababwiye ngo duhanganye n'imyuka. None ngiye kubabwira intambara y'iterambere, intambara y'ubu buzima turimo ubu bwo kwambara no kurya no kubaho. Ukuntu babifashe barabifurika, babishyira munsi y'ameza, turazimagurika. Batuzanamwe amashuri yo gusaba akazi, ntibatwigisha amashuri yo kwihangira imirimo. Twese
abigaga icyo gihe bose abagoji gusa biga kwigisha, nabyo ngo bigeraho ntibabona amashuri yo kwigishamo. None bo kwigisha bose bakigisha abandi, ntitwiga imyuga, ntitwiga gutekereza, baradutekerereza. Bibiliya batwigisha kuyisoma mu marangamutima. Umuntu yagirana ikibazo n'undi agasoma Bibiliya, ngo tuzarebatira ngo abanzi bacu ngo munsi y'ibirenge. Uko ko arabwira umuntu bakoroganye wicaye mu materaniro, badusiga gutyo, badusiga mu kirere. Noneho njyewe ntangira kubaza abantu twabana, kababaza ndetse ku kabingo nicaye, kabaza abantu ese mwokagira Imana, iyi Mana dusenga n'ubu bukene bihura bite? Bakazana icyanditswe ngo cya Lazaro na Nyamutunzi, ngo nukwihangana, ngo nuko ngo Nyamutunzi ngo arafa, ngo agere ngo ikuzimu, ngo ahura ngo n'umuriro, ngo abura ngo igitonyanga cy'amazi, ngo ahamagara Lazaro, ngo amutonyangiriza igitonyanga ku rurimi. Bwacya nkabaza abandi ese uku tubizagenda bite? Nareba abantu bose majorite, abarara mu bitaramo, abakora imisitari, abaririmba, abagira bate, bose bahuje ntibogeze nk'icumi. Abadasenga baringanje ko bararagira uw'inkijana, uwa 200. None ntangira kwibaza se ibi bintu bizahura bite ko abasenga uwabongereraho inka nyinshi ko bosenga cyane, batoya bati ibyo ni iby'isi, ndetse ngo no gukunda impiya ngo ni umuzi w'ibibi byose. Ariko none kugeza igihe umuntu wagiye mu kiraro akamara umwaka, yataha yaza mu rusengero bakaza bapfa kuvuga ngo twabonye n'abandi ngo bari barazindutse, uko gabanze kumwakiraga ngo isi yaramutwaye ntaherutse gusenga. Nabonye jewe y'amaso yanjye, nabonye abantu bajyaga gucuruza isaramabira bataha pasiteri ntabiyegereze, ariko basohoka bakajya kumukaba amafaranga. Nukuvuga iki? Ntiwoga ya pasiteri, ntiwoga ya n'uyu muntu, nta makuru baduhaye. None gako ndareba uyu munsi amakuru yose turayafite yose, ariko nareba ukuntu turimo kuyitwaramo. Iyi si tuyibereye mwiki? Amen. Ntimubona iminota ndangije kuvuga ntaririmbye, ukurebye iruhande uwo muri kumwe umwe wasanga yasinziriye. Uwo usanga yasinziriye avuga ati ese noneho uyu mugabo yagiye mu biki? Ariko twashyiraho indirimbo. Reka mbabwire ibintu bitatu bigize itorero. Icya mbere ni ivugabutumwa, icya kabiri ni amasengesho, icya gatatu ni ukuramya no guhimbaza, arizo ndirimbo. Mu ndirimbo nta responsibility bamo, mu ndirimbo ntacyo usabwa, wowe uri murabwira Imana gusa, biroroshe. Niyo mpamvu mubona indirimbo ziryoshye, n'abatazizi bagakomeza bakanezerwa kandi batamenye n'icyavuzwe. Hari igihe dutamira mikrofone hano, abicaye hano ntibumva uko twavuze, uretse na mikrofone zitaraza no muri bya biterane bya ruguru, abenshi ntibumvaga indirimbo uko ivuze. Hari uwavuze ngo bahoraga baririmba ngo kandi nk'uko Eliya ngo yajyanywe n'ingoga, naho umumama aravuga tuzi ko iyo ndirimbo aribwo nkiyumva. Bateze uyumvise gute? Ati ngiye nahoraga numva bavuga ngo nk'uko Eliya ngo yajyanywe n'ingona. Batigwa iki? Ati ngiye narizi ngo Eliya yajyanywe n'ingona, hakatega amaboko ngo Eliya yajyanywe n'ingona. Abari mujye mubanza musobanurira abantu ibyo muri kuririmba. Seriously mbabwira n'uyu munsi ubajije indirimbo mwaririmbye umwe ntiyorwa pe. Dutura muri icyo kirere gusa kitagira inshingano
mu ndirimbo impamvu hatabamwo responsibility biri kumvikana. Mu ndirimbo ntiyabamwe ishinga ntibikureba, wowe uri muraramya Imana gusa n'ivyo yagukoreye, umutima ukanezerwa n'amarangamutima, kandi ni byiza. Kuramya Imana nicyo gikuru, kuko ijambo riravuga ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza kugira ngo tuyigenderemo. Haleluya. Mutagira ngo nafobeje indirimbo wenda wazifobya mukababara n'uwundi. Naho njewe uririmba ngatangira umwaka nkageza mu kwa 12 ntashobora kurangiza kubwiriza ntaririmbye ngogira ngo ndimo ndasirwanya se. Ariko indirimbo uburimo gukorana n'Imana gusa n'amavuta n'umunyenga nuko. Impamvu amasengesho yananiranye murabizi, nuko haba hari ibyo uri gusaba Imana ikakubwira ngo mbere yuko mbiguha nawe banza ukora ibi nibi, wakubita hagati bikakunanira ugataha. Ijambo ry'Imana impamvu ryatunaniye nuko na amahame y'Imana ibidusaba kuyakora bikatunanira. Aya mashi gatatu rero, amen, aho twakuriye tuzamura umusozi wo kuramya no guhimbaza. Nta utazi kuririmba, nta utazi gucuranga, nta utazi kubyina, naba basaza ubahaye senti cyumweru kimwe yakirangiza yayimenya. Mikrofone uyimuhaye yakuririmbira ukayoberwa uko byagenze. Kubera iki? Niho twashoye imbaraga. Duhunga responsibility, duhunga gutekereza. Abandi ko baravumbura, abandi ko barazamura, none baratuyoboye. Uyu munsi kirimo kumbabaza nukuntu batuyoboye kandi badasenga. Ni gute tuzabona abahungu n'abakobwa bangana naba bazava mu gitaramo bakajya kuvumbura izindi telefone zitari izingizi? Bazabona uwo mwanya gute? Nukuva mu gitaramo uyu munsi akajya mu kinde si ikibazo, ariko fata amasaha, wihe gahunda uvuge ngo nzafata amasaha 2 ntekereze ku buzima bwanjye niki ngomba gukora. Ya mashuri nababwiye batwigishije gusaba akazi, reka mabwire ikosa tubamo kandi twese tugomba gukosora. Ikintu bita gukorera abandi. Abari hano bikorera Imana ibazamure, mureke no gutekereza kuzasubira inyuma. Mwikorere. Niva, reka mabwire impamvu. Gukorera abandi ubyuka ubasengera. Ubyuka usengera boss, usengera akazi. Man, umugisha iyi company, umugisha chef, umugisha abakozi dukorana. Wowe ukisabira umugisha ryari. Ariko iyo wikorera ubyuka usaba Imana, Mana umpa abakiriya, Mana umugisha, aya maboko yaho umugisha. Murumva bihuye? Aho tangira wikorere ujye ubona uko wisengera. Amen. Yesu ko amena iremewe aho ngaho. Haleluya. Yego. Niba unakora hari ibintu twishizemo ngo akazi gaciriritse akeza naka uko gurashaka kumanura kaga ngo uje gushaka ukorera abandi. Kora nibashaka baguseke. Abaswahili baravuze ngo muzara ukazi hufa masikini. Yego wikorere. Isiga yarahindutse muri bya bindi Imana igikora mu myaka 30. Ubu ni ukuvuga ngo imyaka 100 ntiragera tukiri muri urwo ruzerero. Kuva 30 harabura imyaka mike ngo twuzuze 100. Imyaka 100 ikinyejana ni ukuvuga ngo dufite byibura 80 n'ingahe cyangwa 90. Amen. Ariko nabajyanye mu bintu byinshi. Noneho rero bantu ngo batwigishe, murabona uyu munsi uko dutekereza, turacyatekereza ko tudashoboye, turacyatekereza ko nta bwenge bwuzuye dufite. Umuntu yatera imbere yazamuka gatoya ni umuzungu, yigize umuzungu, hanyuma twe tuzaba twebwe ryari? Tuzaba batwebwe ryari? Twese n'abazungu twaziye mu isi rimwe. Hari genje mvuga ndetse ukuntu ingeri wabo iri jambo ntizatuma batamba akazi. N'abantu nkatwe gusa icyo baturushije twebwe bafashe inshingano, responsibility bazishyiraho. Umuntu akavuga ngo hari ibyo ngomba gukora, hari ibintu ngomba guhindura, hari amateka ngomba guhindura, ayo nakuriyemo, ayo navukiyemo, imico itariyo, ibintu byose ugahindura utitaye ko abantu bavuga. Amen. Uyu munsi Nyamata fite intambara y'isaha. Kababwira ngo nidushaka tunezerwe, abahanuzi bamanuke, tugomba kubahiriza isaha.
igihe natangiye kubivuga ubu icyo gihe bamwe ubu bari Nyamata bari mu bihugu byo hanze barambwiye bati wowe uvuga isaha urayizi se ko hano twasanze isaha ari bwo buzima. Ahandi abavuga butumwa ibitwe twigira ngo wanezerewe ngo uravuga cyane bagushyiriramwe iminota muri mikrofone, iminota yarangira ukayura nta muntu urimo kukumva, ntabyo kuvugaga ngo urasubiramo iminota yarangiye. Siho twese twerekeje. Ni mwimenyereze isaha rero, mwimenyereze gahunda, ibintu uri kuri gahunda. Boga nta marangamutima, ayo marangamutima bayakuyemo. Mbabwiye nabi se ko mucecetse? Yego, hari ibintu tugo isaha ntabwo ari umuco w'abazungu gusa, ni umuco w'isi. Imana nigira gahunda. Wa mudamu nababwiye yabwirije ijambo mu itangirira ibice 5. Aravuga ngo Imana yafashe, Imana yakuye isi mu busa, ngo Imana ibishyira ku gihe, izuba mu mwanya waryo. Mujya mwumva bisakuza se? Ni ukuvuga ngo ubu ngubu ijoro ryatangiye kwambara rije ku izamu, amanywa nayo yiriwe ku izamu, mu kanya arabatashye. Nta gusakuza, nta kuvuga ngo buretse gatoya. Haleluya! Nta misikumano, nta kuvuga ngo buretse ngo hano habaye igiterane ngo naryohewe ngo mbanze ndeba abantu. Reka. Ni Imana y'igihe, ni Imana ya gahunda, ni Imana. Haleluya! Abo twari kumwe ejo narababwiye ngo gusa icyo mbakundira bene wacu bagira gahunda. Iyo akubwiye ngo araje. Naho twebwe umuntu ashobora kubwira ngo ndaje agiye mu mujyi. Ugiye ngo ndaje. None se uje gute kandi ugiye? None biraruhabira tumugaza tukagira ngo ntibikomeye. Reka mbabwire, mu bintu bitugiza akajagari ni ukwimenyereza kudaha agaciro ibintu bimwe na bimwe. Niba ubwiye umuntu, amen, nagiye mbwira abakristo nababwira bataha ngo ariko se ngo pastor bakanyura ngo bakamuri mudamu wari kuzambwira ngo nawe yarakabije ngo sinzi ibintu yishyizemo, bamwe bakazana ngo ariko ngo nawe ngo se ngo yakwitonze. Nitonde gute? Ahubwo yari mbonye abantu benshi ngo bamfashe tuvuduke imico yo kuvuga ibintu ngo tudakora ibintu. Abakristo bagitukana, igitutsi umukristo urangije kuririmba agasohora igitutsi. Umunsi umwe nabasha abakristo, ndetse abakristo baracyatukana ngo ndetse munshubije gute? Bati byihorere, gutukana gusa hatagiyemo n'imigeri. None ubu butumwa tumaranye imyaka butaraza n'impinduka, tukaririmba tukabeshya, tukaririmba tukangana, tukaririmba tukavuga ibintu. Wavuga isaha ngo ni yayindi ngo yabirabura gute se? Nta yabirabura. Tugomba kurwana urugamba. Niyo mpamvu nababwiye ngo ibi isi y'umwijima yaratubonye, ibona nta gahunda iratureka ngo bajye bagenda banezerwa, ariko barabeshya, bavuga ibintu badakora. Uri mu ideni ry'umuntu, wabwira umuntu ngo nzayaguha kuwa mbere, nijoro ku cyumweru wabona ntayo ufite, kuwa mbere ugakuraho telefone. Umuntu akarakara inshuro 3. Yagenda kuvuga ukavuga ngo ni mubi, ngo yarakuvuze, niwe wabiteye. Icyiza rero cyo kuba uri mu ideni, kuwa mbere fungura telefone, ntureke ngo agutange, wewe muhamagare mbere. Mwaramutse neza, ya mafaranga gasina yabonye, azamererwa neza umunsi wose. Ariko twebwe ngo kumuhima ni uguceceka, ni ugukuraho telefone. Iyo ni imico y'abapagani, iyo ni imico y'isi y'umwijima. Ko ntawe uvuze ngo amen? Reka rero nsoreze kuri iki noneho nje kuvuga amaboko Imana igiye kwigisha kurwana ibyo ugiye kurwanira noneho. Amen. Umugabo umwe ntavuze izina yaranyispa yinze atuma ubwonko bwanjye bukanguka. Umunsi umwe twari ahantu mu giterane, aravuga ngo bigeze kumutumira, abumvise ubuhamya nabo baramumenya, ngo bigeze kumutumira ahantu, aragenda, yari mu bukene, ajyana ikoti nyine bene rigize iminsi, kandi ari ryo nawe asigaranye, ngo agere mu giterane, abamutumiye kubareba uko yambaye baramusuzugura, ngo bakabaza ngo ese umushyitsi ntaraza. Yicaye aho, mukanya ngo arahaguruka arabwiriza, bamwe barafashwa,
ariko ngo ataha ababaye, ngo aragenda mu gitondo ahamagara umugore n'abana, ngo arababwira ati muzi ikintu ngiye gukora, tugiye gushamburiya. Umugore ati tugiye gushamburiya iyi nzu, abadayimoni baratwinjiranye ntitwabimenya, aka gasuzuguro ngomba kugaca muri iyi nzu. Kikisi ati wenda kwereka, hagarara n'abana mwese muze hano, mwinjire mu byumba, ishati yose icuye muzane hano, iyacitse ubuto muzane hano, iki isadutse ahantu amasahani ifurusheti isigaranye amenyo abiri muzane hano, isafuriya yatobotse muzane hano, ibintu akarengeti kacitse hagati muzane hano, ibintu byose barunzaho mumbi kibiriti hano, byose birashya biratokombera. Bwagiye kwira mu minsi icyumweru cyagiye kurangira, yumva umuntu aramuhamagaye atuze duhure, amugurira costume, ubuzima buratangira. Umugore aramubwira ati ariko je nari nzi ko, reka mbabwire, ibi dukora ngo twabaye abakristo, ibintu birimo kudusubiza hasi, ni imitekerereze yo hasi, ni ibintu duhura nabyo mu rugo, ni ubukene bwa karande. Utagiraga ngo nabagiye mu mafaranga ubukene buzashira, no. Ubukene ntabwo ari ukujya muri Amerika ngo ukorera amafaranga, ubukene ni mu mutwe. Mu mutwe uzakorera amafaranga ukomeza ubu mukene n'ikimenyimenyi, bazajya baguhamagara ngo wohereze $50 uhindure telefone, ngibimenyetso by'abakene rero. Ariko Imana ifashe nzajye muri Amerika noneho nje kubabaga, nibashaka banyimitike turebe. Abantu umuntu wewe Imana igukuye ku kabingo, irakuzanye kurasenga ngo Imana izakugirire neza, ngo uzagirira abantu neza, kurakorera amafaranga $30-50 ku isaha, niba guhamagara ngo namwe mwarakabije gute? Abantu muri Amerika muri kunyumva, mwohereza amafaranga wana. Abantu baracecetse ntibakivuga ngo barabihoreye, nayanyuse, Imana irayabahaye, muzane dusangire ejo natwe izaduhandi. Ariko ibi niki ko mugize ubwoba? Ndabibavugiye noneho nibashaka bazantera amabuye, je umva ndavifuze masepo. Nawe uracecetse nyine uramwihore, wewe gusa uziye kutamubwira nabi. Niba ari umuvandimwe wawe uriyo, ujye umubwira uti niko, ntabwo wanzamura akakanya ko nanjye ndi kubona imirindi yo gutabarwa. Kandi ababahaye amafaranga mwongereho n'ikindi nama, umuntu wabahaye amafaranga niba utamushimira uzayashaka kuyamusubiza. Ko mucecetse? Niba mutajya mufata telefone ngo mubashimire, mubabwire ngo warakoze, uratugaburira, turagusengera, Imana iguha umugisha, niba mutajya mushima bazayabishyuze namwe muzayishyura. Ko mucecetse nkaho mudashima? Amasaha mufata mu telefona ngo bayabahe, muzayafate mubashimira. N'umuntu nazajya koherereza mbere yo kujya kuyabikuza, banza umubwire Imana iguha umugisha, ikuzamure, igushyigikire, Imana iguha umugisha. Niyo mico abandi bazamuye, twe tugitinya, ugatinya kubwira umuntu ngo yambaye neza. Ngo nimvuga ngo yambaye neza, ngo aravuga ngo namutinzeho. Utamutindaho si umuntu se ntiwamubonye nyine, none urabwira igiti se? Amina. Oh haleluya. Ikintu ushaka rero kubabwira hano, ndashaka kubabwira ngo abandi bantu aho bageze ntimubona uko tungana hano. Mwihangane gatoya nkoresha utu tuntu kugira ngo wenda ntibize kubagora. Abagabo basengera muri iri torero nibahaguruke, muhagarare ndebe bari muri iki giterane. Igitangaza urebe abandi, habe no gukoma amashyi, habe no kuvuga ngo cyakora nanjye nishaka nigendere muri Amerika. Afurika irananiye, murananiye. Ubuse abagabo bahagurutse mugakoma amashyi, mwabyibagiwe gute? Aba bagabo mwicare murakoze cyane. Aba bagabo bahagaze, aba bonyine, aba bicaye umunsi umwe hano muri uru rusengero, bakavuga ngo hari ikintu bagiye kuzamura. Umuntu wese ntiyirebeho, nturebe ibibazo ufite mu rugo,
nturebe ubukene n'ubundi ntibuzarangira Imana itagutabaye ngo ushakishe, mugahuza imbaraga. Buri mugabo wese mukamusaba urugero, mukamusaba $100. Niba muri 10 icyo ni $1,000. Niba muri 50, pastor ni bangahe abagabo? Haruzi umubare? 100 rirenga. Ngaho nimumbwira abaga ikadufata 100. Abagabo 100 mukamubwira ngo genda uzane $100 tuzishyire hamwe. Nyuma y'amezi 3 tuzongera dutanga irindi 100. Aba bantu bose mwabaha akazi. Nabariya barimo kudufasha kuzamura ubuzima. Ziriya companies ntimugire ngo ni zabo bonyine. N'ukwihuza. N'imbaraga bashyira hamwe. Ariko twebwe turirimbe, twuzura umwuka, dushamburiye, tuvuge mu ndimi, ariko tunanirwe kwishyira hamwe. Nituvuga ikimina, umugabo yerekereyo ashushirwe ku manywa ngo njyewe nta mafaranga ngo $100 se nozibona he. Imyaka umaze amafaranga uyakura he. Ariko abandi bajya bishyira hamwe bakubaka ishuri ahantu, abandi bakubaka igikorwa. Hano mwakabaye mufite amaduka yanyu, abahungu n'abakobwa mukabaha akazi, hanyuma mukabara uko amafaranga yinjiye imigabane. Ibyo byose sibyinjiramo. Ngaho isigeze abandi kugira ngo bikure mu gasuzuguro ko kuva mu bukene. Amen. Perutse kuba mu kimina ahantu, gusa naje kukivamo kubera imyumvire, sanga nabo baracyari hasi. Abanyafurika sugira ngo bose si kimwe. Twagiraga ikimina umwaka wa mbere twagabanye $60,000,000. Ukurikiyeho tugabana $96,000,000 z'amanyarwanda. Ndababwira ngo nimureke aya mafaranga tujye tuyagabanyamo kabiri, tugabane 40, ayandi tuyasige. Undi mwaka tuzubaka ishuri tuzasigira abana n'abuzukuru. Umwaka amavuga ngo ngubwo ari pastor ubivuze ngo barahazi. Ngo pastor ngo afite ngo ngiye ngo nshyira mu kimina ngo yaje ngo muyambe nyarye, sanga abantu wa sanga ya myuka iturwanya. Ntimugirega ngo iturwanya mu nsengero gusa, irashaka ko tugumana ubukene kubera kutihuza. Aba mama mukoze mukajya muhuza amafaranga, mwajya mugoboka aba mama bagize ibibazo, mukaza kuririmba nta muntu ufite ikibazo cy'imboga, nta muntu ufite ikibazo cy'urukweto mu gitera. Ariko umuntu wese arirwariza, uwabibuze ntaze mu giterane, akabona wowe urahinduranya ibitenge 3 buri cyumweru, azareka kukuvuga nabi. Ese ubundi we arinze kukibura nta maboko afite? Singayo yose nye. None se we aritaje hariya ko aravuga abandi ngo ko barahinduranya se we bari mu ijuru se? Nawe nahaguruka amaboko yumve ko ari responsibility ze kurguhangana, amaboko ye ayigishe kurasana. Hey. Hey. Abahungu n'abakobwa murimo muratunga telefone z'amadolari 500 mudahembwa n'ijana, iyo myuka ni yahe? Muzane telefone zanyu hano ndebe. Iyo ni yanga. Yahan. Ubwo nangahe? Mukanya nahura n'umwana nawe wavutse akanuye akayimubikira, atangira ngo ajye kuzana abahanuzi ngo $1,500,000. Ni yawe. Nimurekere, reka ndeke dusenge. Ibyo ni ibyo bita indikatere z'ubukene. Mwemere mbabwize ukuri. Amen. Oh haleluya. Dore rero amahame abandi bafite yo gukira. Mwumva abantu bakiri batoya, isuku ndicuramye. Abantu batoya nibo bakabaye bakunda amafaranga cyane kugira ngo bayabike imyaka myinshi bazamara. None isi ngo icurame, abasaza nibo bayakunda cyane kandi
abasaza n'abakecuru barimo kuyakunda cyane, akayabika akayahamba hano. Noneho abatoya reba nyine nawe ngo aguze telefone y'ibihumbi 150, aguze urukweto rw'ibihumbi 100, aguze ishati y'ibihumbi 50. Ejo bundi bishire ibintu biraho gusa. Isi iracyatuyobora indi myaka magana, ariko kugira ngo duhagarike kuyoborwa n'abandi ni ukumenya kwizigama, ni ukumenya kubika, ni amahame yo kudasesagura. Umuyumbe akaba ari smart mu mwuka no mu butunzi. Amen. Umugabo umwe yaravuze mu materaniro ngo we ngo ukuntu ameze ngo arera mu mutima ngo no mu ikofi. Abayumbe ni ukuvuga ngo muri iki gihe turera mu mutima no mu mufuka. Mu mutima harera, mu mufuka harera. Ibi bintu bizagarukira hehe? Reka mbakopeze ihame rimwe, nimurishobora muzatangira gukira. Mutese watubonanye ubukene? Nje murabona uko nambaye se ndi umukene? Ngaho mbaza amafaranga rero. Si uko twese tumeze nyine, si ukwikokinga tukambara gusa. Ko muna yuko ndababwira se nisize njewe. Nukwisakara gusa twese urukwe tugasanga umuntu yikokinze ameze nk'ikigori, ariko wataha wamubaza nayo gutega. Ya baba. Umugabo umwe yambwiye amakuru, nasomye igitabo cye, aravuga ngo amahame yo gukira. Amen. Munyumve neza. Abari kwandika nabakunze cyane. Ejo bundi hari umubishop wavuye hano muri Kenya aza kubwiriza muri Afrika haguruka. Ngo atangire kubwiriza abona abantu ntibari kwandika. Arabaza ati wewe mwebwe ko mutandika? Bamwe batangiye kureba hirya ati ko mwagize unaje gukina namwe. Umusaza ararakaye. Aratubwira ngo ibi bintu ndi kubabwira kandi ni ibigabo babamo, mweka ko murabisekaga abandi ntibafashijwe, abandi murasa naho mwabonye nataye umwanya. Nta kibazo, reka nkute nyuma y'imyaka 5 uza aya makuru uzavuga uti mu mpeya cya cyigisho cya wa mugabo. Niba hari ibintu byatumye abantu benshi bava mu mwuka n'ubukene. Abakozi b'Imana benshi bashaje batakinezerewe Imana kubera ingaruka z'ubukene. Uyu munsi nta kese sociale, nta mitiweri, aranywa amata bigoye. Musaza baherutse kumubwira bati tuguha amata, ati muyakuye he? Ati n'ay'Inyange. Ati bati muze abata amata y'Inyange araryoha. Ati iki Inyange yo ngo kandi ejo muzampaye ikiyo. Imfuraza zabuze igihugu mana we. Reba nawe umusaza ngo bagiye kumuha amata y'Inyange. Inyange waheruka Inyange azibona aragiye, noneho kumuha amata y'inka ngo bagiye kumuha y'Inyange. Uwo mugabo rero yarambwiye ngo ijambo ry'ubwenge, aravuga ngo nubona reka mfate amafaranga 1000 yaha, nubona 1000 ukabona kigeze mu maboko yawe, aravuga ngo 100 si iryawe, niryo kuri biba mu bwana. Ubwo bivuze ko ari icyacu. Yego. Aravuga ngo irindi 100 naryo si iryawe, niryo kubiba muri ministeri yawe cyangwa se muri projet zawe. Wenda ni projet, ministeri ni ikindi. Ubibye mu bwami ukabiba muri projet, wowe urasigarana 800. Aya 800 ubwonko bwawe uzabwigishe ngo niyo uzakuramwo inzu, niyo ukuramwo minerevare z'abana, niyo ukuramwo ayo gufasha. Aya 800 nayo hari ukuntu yayagabanyije. Aravuga ngo uzakuramwo aya sociale, ni wowe uzamenya pourcentage, niba ari 8, niba ari 50, niba ari 10 kuri 800 uyashire ku ruhande. Ayandi ni ukuvuga ngo rya 10 ryajana washyize hano uzagenda uryongeraho. Aravuga ngo iri uriteganyiriza igihe cy'ibibazo, uzatungurwa n'ingendo, uzakenera gusohoka. Hari bimwe gatwe tutovuga tutazi, boga bahaye ubuzima bwabo agaciro. Gusohoka arakora yarangiza
akazajya kwihemba akava mu gihugu arimo, mujya mubabona baza muri Afurika, baba baje kwihemba iminsi yose bakoze, akajya ahantu hari akayaga, ahantu atamenyereye. Nimwe mubona ko baza bigendera mu mashamba bakajya kwirebera kugira ngo baruhure mu mutwe, ni amafaranga babitse. Icyacumi ni amahame y'Imana avuga ngo Imana izaguha umugisha mu gihe cyose wazamuye ubwami bw'Imana. Cyacumi iyo kigeze mu nzu y'Imana, abakozi b'Imana baricara, kubera ko abakiranutsi babaye benshi, amafaranga akiyongera. Ayo mafaranga abakozi b'Imana nabo baricara bakayagenera ibyo agomba gukora byo kuzamura abakristo. Aya mahame niyo yatumye abandi bazamura isi, niyo yatumye barimo kutuyobora. Nabo nigeze kubona aka audio barimo berekana abanyafurika basirimba, abandi bikubita hasi bazamura amaboko basenga, bafukama mu zukundu dusenga, tufite urusaku dusakuza duhamagara Imana. Noneho hirya bashyiraho akandi ka audio k'abana b'abazungu barimo gukora amakompiyuta, barimo kwegeranya ibintu. Noneho umugabo umwe aravuga ngo kugeza uyu munsi ubu ngubu Abahinde n'Abashinwa bagira isengesho rimwe, rivuga ngo Imana ibafashe bazakandagire muri Afurika. Nicyo sengesho ryabo, kuko ngo Afurika egare ubutunzi. Bo iyo bageze hano babona ubutunzi gusa, ntibajya babona abantu. Kumwe mujya mubona bagenda batadusuhuza, baradukumbuye se? Hari ubumwe dufitanye se? Bo gusa ko barirebera ifaranga. Umuntu ufite ifaranga nubwo yaba atazi Imana, akoresha abazi Imana benshi. Mwa bantu bazi Imana, nta kuntu mwareka ngo natwe twihagarareho duheshe Imana agaciro? Umuntu udafite Imana ajya gufata kuzingazinga kujugunye hari urubyiruko rwashize ko baratwarwa n'abantu bafite amafaranga babajyanye mu biyobyabwenge. Hano mwebwe sinzi niba byarahageze, iriya abana n'abahungu n'abakobwa bashize. Kubera iki? Arareba papa we akamureba na mama we akavuga ati abantu ntacyo bazangezaho. Umuntu yambwira ati wewe ngo amafaranga akabaragiye, nta gusenga, ibyo amutegeka namwe murabyumva. Agasuzuguro k'abadayimoni nta kuntu twagahagarika. Ko twakererewe gutera imbere, nta kuntu twakwihuza ngo tujye duhuza amafaranga rimwe mu cyumweru, tuzamurane abana, tubagarure, tubahakaze. Mu mafaranga make yubona wizigame, ureke gusaba, ureke kuzajya urakarira umuntu ngo ntiyagufashije. Umuntu murakariye nawe yaraye yicaye ntaryama, nta maraso, arakubita akagira gute, nawe uricaye gusa ushizemo amamega, uri kuri WhatsApp, uri kuri YouTube, urahindura ibintu, nurangiza urakare ngo ntiyaguhaye amafaranga kandi wabonye yo kugura telefone. Iyi myuka kurimo kututsikamira yatumye tudari gukorera Imana neza. Imana yambuje n'umugabo w'umunyafurika, umugabo witwa Paul Gitwaza. Imana yamuhaye ubwenge. Ntangiye muri ADPR kuzamura ibyo bintu, mbona abantu baratangiye ngo naraguye, ngo nagize gute, ngo mpure na Gitwaza ndisaho. Basi ngiye muri uyu mutaka ni nkena bazandeke. Azana icyo bita Afurika haguruka, aravuga ngo abanyafurika murashoboye. Amen. Abanyafurika dufite ubwenge. Igitangaje nitwe ba mbere bakomeye ku isi. Imirimo ikomeye, uruhu rwacu mubona rurakomeye, rwihanganira izuba, rwihanganira inzara, ntitupfa gusonza. Opportunité dufite ziteye ubwo, ariko Satani yaratizera zitwibye. Turahuza mu nsengero ntiduhuza, mu ngo ntiduhuza, muri famiye ntituvugana, ngo yantwerereye makeya. Mwavuganya ngahe? Kontra nangahe? Umuhungu ari mu kujya gukora ubukwe, ngo ukabona mu gitondo bagukubise ku rubuga. Ikoranabuhanga naryo ni ryiza, nababwiye ngo ntirirondogora. Bagukubita ku rubuga wabona utaruzi neza, nawe urasibye ukigendera. Wahura n'umuntu ngo se ko nagushize ku rubuga ukaruvaho. Hari amasezerano mfitanye nawe. Abahungu mutarakora ubukwe, hari amasezerano mfitanye ko bazabatwerera. Nimushaka yanyu igihe cyo gutwerera cyararangiye.
ujye wikorera ubukwe wenyine uvugane n'umukobwa, mugabanye koste, mugabanye ibintu byo kugenda mu modoka zitari izanyu. Nigeze kubwira urubyiruko ibi, ndi kubabwira, njya mbibwira abakristo banjye buri munsi. Nabwiye urubyiruko ndababwira, none niba ugiye gukora ubukwe ukodesheje inzu y'ibyumba 5 hano ho ariko aba bagabo bagize neza aba bahano nibubahwe kabisa. Nibubahwe po. Ibintu byo guhurutura ibyumba 5 uri kumwe n'umugeni gusa mu nzu y'ibyumba 5 yo kugira gute? Ngo muke ndababwira nti mwabasore mwagiye mu gutera igikumwe ku murenge, mwagaruka mukampamagara nkajya kubasezeranya, kabasengera nkabasabira umugisha muri babiri, ejo mugatangira ubuzima. Bari banyishe, muradusuzuguye ngo twe ngo ntituzaba imirizo, ngo tuzaba imitwe. Sawa, ngo buke covid ngwize muri biro nasezeranyije abantu turi nge nabo ari bombi, nuko mbivuze kuri kamera, mana yanjye turi 3 nambaye matrening, ndababwira ngo nta foto, muhagarare hano. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu azasiga se na nyina. Ubu ni urugo rwiza rubanye neza. Erega urugo si imodoka, irigo si reception, urugo si imyenda 10. Ibi byose ni imyuka yadutsikamiye ngo ituzubaze. Umuntu ngo ko barakwa inka, ngo umuntu aje gukwa inka 20 muri iki kinyejana, ngo niho bavuga ngo wagize gute, akaze se afite n'inzu. Inka 20 ngo uraje urashoreye nyine ngo uje gukwa. Ibi bintu bana we. Noneho ganamara kuvuga ibi uko sindyama, ndama mvuga ukuntu mwese mwangaye, mvuga ukuntu mwese mwabonye ko nabajyanye mu mubiri. Ese uko nabivugiye iki? Mukanye ni mwuka kanyongorera akavuga ngo abagabo bazanye impinduka ntibajya bicuza ibyo bavuze. Hagarara, ukumva kumve, ukumva nabi akumve nabi. Amen. Abakomye amashyi Imana ibaha umugisha, muranshyigikiye. Abatayakomye abatayakomye namwe mwihangane, simwe navuze, ndarengana. Ndako Daudi aliagagira, alikuwa nini naho kutamba, ilimkage akamgaya, alikuwa nini naho kutamba. Gende muleta bagala binyu na banyere binyu, batugwase tumutambire. Nakaleme kalulema witu yagirwe, ugikumbwe nebilema byoshe. Nako kuno nani tuzene, nyandi mundu uwanga tugaya. Liwanga imuka utambile lurema, kubitangaza data mukola. Nako kuno nani tuzene, nyandi mundu uwanga tugaya. Liwanga imuka utambile lurema, kubitangaza data mukola. Nako Daudi aliagagira, alikuwa nini naho kutamba, ilimukage akamugaya, bitakamusigira ngo areke kutamba. Nako Daudi aliagagira, alikuwa nini naho kutamba, ilimukage akamugaya, alikuwa nini. Tulichubahiro, haleluya, haleluya. Amen. Abayisiraheli bakaleta ililikahika mukaya ka Daudi, mwami
Dawudi atangira kutamba Abayisiraheli bakaleta isanduku y'agano rya rurema ilikahika mukaya ka Dawudi mwami Dawudi atangira kutamba Nako Dawudi aliangagira alikuwa niri nao kutamba ilimukade akamugaya alikuwa niri nao kutamba. Haleluya, haleluya, amen. Muzi ubutunzi dufite, muzi indirimbo turirimba isi kanyeganyega, muzi umukunga uri muri aba bana, ariko twarangiza amafaranga akawuzimya pe, ubukene bukadusukamwo amazi abantu bakarara badasinziriye. Nta kuntu mwareka ngo uyu mukunga tuwuhuze n'ubuzima tube smart. Amen, haleluya, haleluya. Narimo ntekereza abayumbe ba hano muzamfashe mikrofone imwe muzayishyire hano. Nje muzana mikrofone ya pasteur igume hano, mufite nyinshi niko keza kogana ko karabavangiye se abo kubaho mujye mububaha, niko twe tubikora hariya. Mushumba niyihangane. Amina. Hari umuntu wumvise, hari umuntu ukuyemo ikintu atahanye? Okay, kumva ni kimwe. Hari umuntu ugiye gufata ingamba. Ejo mu gitondo uzahindure, tuzatekereze ngo kera umunsi umwe ahandi rukombe kwa ba pasteur hariya, ngo mvuga butumwe yarigishije aravuga ngo mugende nkuko bikwiriye abumwana. Ngo bucye mu gitondo umugabo umwe babona ko aragenda iki batese niki ati kandi ntimujya mwumva niki ati batubwiye ngo tugende nkuko bikwiriye abumwana, none mutangiye kwiruka. Ejo mu gitondo Imana yigisha amaboko yawe kurasana. Oh haleluya, walifanya mambo yote kwa ushirika, walifanya mambo yote kwa ushirika, walitenda mambo yote kwa ushirika. Haleluya, walitenda mambo yote kwa ushirika, walitenda mambo yote kwa ushirika, walitenda mambo yote kwa ushirika, walitenda mambo yote kwa ushirika. Haleluya, walitenda mambo yote kwa ushirika, walitenda mambo yote kwa ushirika. Tuishurahiro, haleluya. Nibande bagabo biteguye ko Imana ikoresha amaboko yabo bakura ubwoko bwacu mu gahato ko gukorera abandi. Imana yigisha amaboko yacu kurwana. Satani yari yafashe dutunga inka zitagira umukamo, zitagira inyama, zitagira iki, abandi bakagira inka ikamwa amaritiro 70 ingahe ku munsi, duturanye hafi, none abasaza ko baricwa n'umwuma, akagasuzuguro kazarangira rya. Amen. Ibi uko nifashaga ngeyo ndi njonyine ndarakara nkabwira Imana, none se bite bimeze bite? Dutura hejuru ya mukanya ya korari yaririmbye ngo Imana ngo yatwubakiye umudugudu ngo umurwa ngo yubakishije iki, ngo ifeza na zahabu. Zahabu muzi icyo ari cyo? Ntimubizi? Si inoro. None iyo Imana yagiye kubaka umujyi w'inoro ukaziturira, tukubaka inzu z'ibyatsi hejuru y'inoro,
jewe niyemeje kuvuga ukuri imyaka nsigaranye, ntihazabura abana bazumva bakabishyira mu bikorwa bakava mu gasuzuguro. Ubukene ni agasuzuguro kabi. Uzi kujya mu nama y'ubukwe bazi ko nta mafaranga, ukazuzamura ukuboko bakaguca hirya bakaha ijambo utarisabye, ngo reka twumve ngo runaka ngo yacecetse cyane, mukanya bakariha uri hariya ukaruha ugataha. Iyi zaburi ugenda uyisome neza. Imana yigisha amaboko yawe kurasana, mu yandi magambo yigisha amaboko yawe gukora, yigisha amaboko yawe gusenga, yigisha amaboko yawe kuzigama. Imana ikurinda amaboko y'inyatsi, Imana ikurinda amaboko atakaza ibintu gusa kunyanyagiza. Imana iguha amaboko yo kwakira no guha abandi. Amen. Oh hallelujah. Iyi zaburi rero nicyo nashakaga kuyivugaho. Ndashaka kuvuga ngo nyivugeho dusenge. Aba mama mukura abakobwa banyu mu gasuzuguro, mukura abana banyu mu gasuzuguro, mubigisha uko bafata abagabo neza, uko bigisha abagabo kuzigama, saving, bajye babika udufaranga. Amina. Abayumbe mukoresha ibiterane, mwigisha abana. Umuntu ajya asirimba, nataha ajye muri piscine ahantu kuri hoteli, yoge namara afata fanta, yumva ukuntu Yesu agira neza. Ariko twebwe umuntu najya kuyakira ngo yazanye ngo ibiki ngo yanebwe ngo yakuye. None aba banebwe sibo batuyoboye. Ubu ngubu iyo nzana n'umuzungu hano, ubu Kenya yose iba yimennye hano, bati wasanga iki, wasanga iki? Kubutunzi Imana yabuduhaye tubufite. Imbaho zo muri Afurika, amabuye y'agaciro, hari ubutaka butarahingwa, hari amatungo, hari ukorora, hari ayiwewe ndapfuye noneho muranyica kabisa. Imana ikabaha amahirwe, ikabibatuje mu mujyi Nairobi twumvaga kuri radio. Twende Nairobi Kenya, tukiri abana za radio Moninga baririmba Nairobi. None muyimazemo imyaka 10 turiga igiswahili cya Kenya, turiga icyongereza, nduziranye n'umunyakenya w'umukire uraho tu. Ni igisirimba gusa. Bimeze bite? Nimwishibane n'aba bagabo babigisha igihugu, babigisha uko amafaranga akoreshwa. Isi Imana yarayiduhaye, natwe ni yacu. Amen. Sema bwiye nabi. Ko nagira umwanya nkagira ngo murarakaye. Igiswahili cya Kenya ku isi yose ko barakiga, abandi hirya no hino, wowe ukirimo hagati mu nda. Icyongereza abandi ko barakiga bakimazeyo, umwaka ugashira wicaye n'akazi si kenshi cyane. Igicyongereza hari urimo kujya nicyo gusa. Hari uherutse kusetsa ngo yagezeyo arayoba, atembereye gatoya bya bindi tuza twiha ubuhara, ngo agaruka yoberwaho avuye. Ariko babashiriyeho systeme, nuzajya ubona urayobye ujye uhamagara iyi nimero, arayihamagara babamugezeho. Niki ngo batangire kumuvuga n'umuntu ngo ajye kwihagararaho nyine by'abanyafurika, ngo no English. Nabana ariko niwe wa mbere kwirwanaho, none yari kuvuga gute? Ariko ibintu abandi bantu bamenye, ibintu abandi bantu bazi, ibintu twokwiga bigakunda. Ese ni ibitaramo byatubujije kubikora? Ni Imana yatubujije? Ngiyi imyuka irimo gutuma tutakara, abantu bagatakara. Umuntu agateka umutwe yarangiza yareba Aline ukuntu yambaye neza, tuyu mu mama Imana iguhaye umugisha, Imana ikugiriye neza, basohoka ati wampaye itike aho ngaho. None Imana ikurimo ituma umuhanurira, kubera igituma ubura tike. Ese bo guhatike ubwo n'ubuzima? Bo kugurira kawunga uko ubuzima bwose nubwo?
bo kugurira ikote nuko. No, hari ibintu tugomba kurenga. Imana yigisha amaboko yawe. Ejo tuziga noneho Imana ukundi yigisha ubwenge bwawe. Aya ni amaboko ni Zaburi nsinge wayanditse ngo Imana irimo Dawidi arimo asenga ngo Mana wigisha ayo maboko yanjye kurasana. Dawidi yari umwana w'umusore ushaka kurwanya agasuzuguro ngo kave kuri Isiraheli. Naringize ngo muravuga ngo amena cyane, ariko ntabwo mwabyumvise. Dawidi yari afite ishyaka ryo gukura bene wabo mu gasuzuguro k'amahanga. N'uyu munsi hari amategeko 10 abayuda bagenderaho niyo atuma batera imbere. Muri ayo mategeko 10 ikintu bagira, nta ujya ukaba mwene wabo ngo azamwishyure. Iyo mwene wabo afite ikibazo amugenera amafaranga akamubwira ngo genda nawe azaguteza imbere. Mu mahame yabo bazi ko aribo ba mbere ku isi. Iyo ageze muri Kenya abanza kuzunguruka byibura 7, azunguruka amaduka 7 ngo arebe ko nta Mwisiraheli ucururizamo, ngo amafaranga yabo agomba kujya kuri mwene wabo. Yabura iduka zigera kuri 7 akajya mu ya 8 akavuga ati aya ngaya nyine arahiye agiye mu banyamahanga. Naho twebwe umumama ucuruza ibitenge bene wabo baramucaho bakajya kurangurira abana abasoma. Ukora akantu kangana gutya bene wabo nibo batamugurira. Iyi mico yo kudateza imbere, ariko mu rusengero tukicarana gutya, ibi bivuze iki? Umuntu wese uteka niba ari ucuruza kawunga, abandi bose bagombye kumugurira bakamuzamura. Ufite imodoka abandi bose bakamuha isoko akajya akorera amafaranga, ejo ndi nawe akagura. Nuko bajya bagirirana, n'aba muturanye niko bajya bakorerana. Ndavuga abisiraheli gusa ibyananiranye ni twebwe. Ariko twaririmba turi kuvuza ipendo duhagararanye, ukavuga ngo aba bantu baramutse bakoze solidarite, abandi bakadutinya bazi ko dufite social ikomeye cyane, naho turi zero. Reka mbarekera aho ngaho, muhaguruke.